Mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda urugamba rwo kubohora igihugu rwaratangiye. Charles Kayonga nawe yahise aba mu banyarwanda bitabiriye umushinga wo kubohora u Rwanda nta kuzuyaza. Uyu mugabo kuva mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda urugamba rutangiye kugeza mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane u Rwanda rubohowe, yatanze serivisi nyinshi kuri RPA Inkotanyi ku buryo umurava n'umusanzu we ku rugamba byatumye abumwe mu basirikare basize izina rikomeye muri uru rugamba. Kuva mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda Charles Kayonga yagiye ahabwa inshingano n'umugaba mukuru w'ingabo za RPA Inkotanyi General Major Paul Kagame zo kuyobora ingabo, kandi byagiye bimuha kuzamuka mu ntera kuko yatangiye ayobora za platoon kugeza igeze ku kigero cyo kuyobora batayo, kandi ubushobozi n'icyizere yagirirwaga byagaragajwe n'icyizere Perezida Kagame afande PC nkuko bamwitaga ku rugamba yamugiriye cyo kuyobora batayo ya gatatu y'ingabo 600 yaje Kigali muri Senide. Kugira ngo mubwire iby'ubutwari bwa General